Ndagusuje kandi nkwaye ikaze wo kurikira ibiganiro bya Eric Birutsiro Official. Nizere kumeze neza aho uri hose. Nera kaburara. Dukomeze. Uyu munsi rero ngeze ahantu gutya ndi kwitembera asanga abagabo bari kuri set bari gushutinga, ariko si ngombwa ko mbavuga nabo barivuga n'abantu bakuru. Bimeze bite? Murakoze cyane, nitwa Muskandi. Nanjye nitwa Musa. Urwo nindo. Ase koko muri impanga cyangwa mu bamufera abantu uri kwa gushaka amaramuko? Aya ibyo bintu Nayinda igira. Indi igira se namaki. Amaco y'inda. Ahubwo wibirebye ubibona. Iyo mbirebye mba mbona ntazi ukuntu bimeze ngewe. Kari washonje icyuzi. Hari nashonje. Ubundi wowe jya ubifata nkaho nyine utabizi, ubifate nk'ibintu biraho. Kuko n'ubundi iyo tukubwije ukuri birangira utari kubyumva. Ndende nuko navanga ibintu udafitemo amakuru ujye ubifata nka politike. Buriya politike iyo utayiba murayihorera ukabitagenda. Nuko bireba bigendera kure. Okay. Bibonamo imisoro y'igihugu, bibonemo inkunga y'abatishoboye byose. Hano se muri gushutinga nkuko bivuze cyane ibeshye. Oya turi koza imodoka. Turimo turanaryama. Harimo n'abari gushingirira amashu. Ntabwo tugeze. Okay, mubeze mutese. Ni sawa ugikora intro wanje avuga ngo baguyeho ngano bari gushutinga. Urangira mbese koko ngo muri gushutinga koko ngo cyangwa ngo nagira making ko nibe kuko kubasanga hanga bitewe na location mbasanzemo byanze bikunze bishobora kuba ari byo mwarimu. Abo ni utabona ari ahantu umuntu yafurira ibyahi by'abana byanga byakunda ubwo ngubwo biri muri uwo banura. Niba tarabafurira gura kubona ndari nko mu kinamba cyakana ni nko mu bwogoshero cyangwa ajya mu bwogoshero bwiherero nawe akarenza. Okay, nta kibazo. Ahandi se mu buzima busanzwe ubuhe buzima se turabufite? Reba ibindi bintu tubaza. Ubuzima busanzwe bumeze gute budasanzwe ukaba ari ubuzima budasanzwe ubundi ni bwa bundi wowe ugira wenyine, uri wenyine, uri nko koga wenyine, uri ufite nk'isabune, ufite n'ibindi bintu. Kuko ari bwo abantu bose badahuriramo. Oya. Ani nabwo ubwo buzima niba ari ubwo isa ni ubuzima bwawe enjoyinga ku giti cyawe. Ani nigere rero ubuhuza n'abandi bantu. Ku mugani wa nk'iyo umuntu bavuze ngo mu buzima busanzwe inka bya bindi bavuga kwamaze kugibaza karesura kera yakibazaga cyangwa we yakitubajije. Ahubwo hari ikindi kintu ntekereje, hari ikindi kintu ntekereje mufashe ku cyuma. Kuri gereza. Kuri gereza kuri station ya polisi. Hahora hatambika. Kwa kundi bavuga ngo urano iyo umuntu bagiye kumufunga bati baramutambikanye. Agasomye neza kukanwanyi. Kuki batavuga ngo baramuzamukanya uratambika umuhanda ujya kuri nanjye maze iminsi nkabona bavuze ko hazamuka. Nuse wazamuka ujya kuri station ukazamuka nabiruhanya. Ahubwo nge nari nzi ko cyangwa se ukumva bavuze umuntu ngo bamumanuye. Imageragere aho hora hamanuka ntago. Ahubwo nari nzi icyo bita station. Ari ahantu banyweshereza nyine ibinyabiziga nyine ama essence n'amamazutu. Aho nari nzi ko polisi na wewe wari usanzwe uvuze ngo wewe wari uzi ko polisi banywe essence. Jewe ubwo numvaga kuri station ya polisi ari abapolisi banywera essence. Kuri station ya polisi. Naho yawe ndagiye kunywesha cyangwa afite imodoka agiye kunywa. Agatavuga ati munagiye kunywera essence. Urumva bisa n'ikibazo cyawe, urumva ko byose ari ibibazo nyine bidafite ibibazo. Sibyo? Mufite ibibazo ba nyirabyo aho. Ahubwo ba nyiri kubazo usanga ari bo bafite ibyo bibazo. ngo bamumanuye. Hanyuma rero barabyemera abandi bakabihakana. Washatse umugore ngagusiga mu nzu. Nibyo koko kuruwa. Nako mene. None sawa. Bimeze fresh. Turashima Imana kuri Eric Birutsiro Official TV. Ni TV. Ako umuntu atunga TV ataragura na phone gute. Nabyo ugasanga ni ikibazo. Ngo ni televiziyo. Iyo televiziyo igaragara kuri Eric Birutsiro Official TV. None akantu ka official na akantu kumvikanisha ko wahereka ruvuga ngo ikidafite amakuru ari kicoka kihora ariko nawe ntabyo ufite amakuru ceceka nyine tugwaye ijambo. Yego bwana munyamakuru. Hanyuma se bakubaze mu mwaka bakubagiyemo ka bwana munyamakuru kanyinyire. Burya bonyaho garukira. Ubundi bajya bavuga bajya banavuga ngo buriya uvuze neza n'uvuga nyuma biba byiza iyo cecetse ba nyiri kuvuga bakabona ko bavuga. Uzo nawe uvuze no kwa ari utegereje kuvuga. Mvuze neza. Uvuga neza uvuga nyuma. Cyane ko nawe navuga mfite kongera ukomeje kurwanira imbere. Wanze kuvuga nyuma neza ngo uvuge neza. Nkuko rero turi kumwe na MC Kandi ndetse na Musa. Abanyarwenya navuga ko bari muri bamwe bari mu beza
igihugu dufite kuri uno munsi mu bijyanye mu bijyanye na comedy. sawa Stand-up comedy. apana umubiri Oya. n'amaraso n'umutima Ni abantu bumenyereye cyane kuri mu cyitwa James Comedy. Isho iba sebura ni kabiri mu kwezi twice a month, ariko hari n'igihe biba biterwa. Hari ukwezi hajya habamo 3 bitewe n'uko bitewe byakurikiranye. n'uko ukwezi kwipanze. Ubundi ukuntu dukora ku wa 4 tugasimbuka icyumweru kimwe tugakora kundi wa 4. Okay, aho nta kibazo. Muri James bimeze neza ukuntu mukora we nandese nyine ngiye nabo ngabo bandese kandi na muse umuntu yigiye umushinga none ngo kuntu utangiye kwifatanya nawe. ngo dukorana ngo gutya Ni nka dukora. bya bindi umuntu usanga ngo twaguze ngo umukinnyi ngo ariko ngo yaraduhombeye. yaraduhombeye Nkamuguze we nani. Umukinnyi iyo mubuze ntago aza ubusa akanyenyeri kabariyo twirwa dukanda nta ruhare tuba Oya, twagize. nta akanyenyeri kabari. Wenda ibi ngibi byo by'urwenya nsanze nta kaboko mfitemo, ariko iby'abariyo byo dutanga umusanzu. Okay. Bimeze bite rero muri Genesis muri rusange ku ruhande rwanyu? ku ruhande rwacu bon kuri ruhande rw'iburyo ubwo turi hano kuri uru ruhande Ndavuga muri Genesis uko mukora muri make uko mwatangiye naho bigeze uyu munsi. wabyiciye mu ruhande Uko mwatangiye nuko bimeze uyu munsi. Umuntu ari urugendo nyine mwavuga gute, mwasobanura gute? cyambere cyo n'urugendo rurimo amabuye, rurimo imisozi, rurimo biruhanya, rurimo ibibaya, rurimo ibishanga, rurimo hanyerera, hanyera hazamuka, ibintu byose nuko hameze nyine. Okay. Hanyuma se urebye byanze bikunze hari uko mwatangiye mumeze n'uyu munsi aho mugeze, ni ibintu mugereranya gute mukabihuza gute? Rero ukuntu rero byatangiye, twatangiye urugendo nyine, twatangiye tuva mu rugo turakomeza imubwira ibiri seriye. Abaye seriye. Oya nubundi ikikwiye ku muntu uzajya kuvuga ibintu birimo ukuri nako bitarimo ukuri, nta geste z'amaboko abakoresha. Ariko nk'ubu ibyo ngiye kuvuga ko bisa n'ibitarimo ukuri. Ni nyirinzu ntabwo habura. Donc uburyo twaje twatangiriye hano bigenda bizamuka, ariko n'ubundi abari gutya arya nsobanuye. Arya nandi gusobanura ku kibazo. Nari gusubiza iki? Aho mwatangiye naho mugeze uyu magambo munsi. make reka turaseriye. Umva byagenze neza, twatangiye bigoye, harimo risike nyinshi cyane, harimo gucibwa intege, pana gucibwamo. Yego. Turakomeza bigenda nyine tubona utumotivasiyo n'ibiki byose, ariko ubu ngubu ahantu bigeze magambo make ntarondogoye, magambo make nyirinzu nyine ari kubangama. Ni nyirinzu yabangama, ariko nta kundi isanze dike urumva. Okay, ariko ngiye mfite amakuru ngo yuko ngo buri wese yatangiye akora ukwe, ngo mukaza kubona mukabona ntibiri guhura neza, batereka duhuza imbaraga, aribwo byaje gufata. Baguhaye cyangwa wishakiye? Nge ashobora kuba ari ay'abamotari, ariko nkagira ngo mbabaze, ese koko nibyo mwatangiye buri wese akora ukwe, nyuma mubona ntibiri kuvamo neza, batereka duhuze imbaraga turebe ko wenda aribwo byaba fresh? Azabikata wa sibyo katira iki se hari yego director. Okay, nta kibazo. We karakanyuzemo n'abatambuka. Kigaragara cyo muri aba bantu batatu nyirinzu ntawurimo kuko amagambo bafite ntabwo wagira amafaranga ngo wubake ino nzu usigarane amagambo. Ariko niyo nabarebye aba yarashize ivuga. Ariko niyo nabarebye harimo abagabo batatu, ashobora kuba nasigaranye amagambo gusa, kuko iyi nzu bigaragara ko yanze kurangira. Ako kandi yes nibyo ariko hari n'igihe iyi nzu nibyo yanze kurangira. Amafaranga yashize asigarana amagambo. nkagira amakuru ko afite kuba yarigiriye hanze ibyo kubaka mu Rwanda akaba biretse, akaba agira ngo nyine abikuremo aya nganga bazaha umuryango. Nibyo sanze dike nta makuru tubifiteho. Kiriya kigoryi nacyo nibyo, iyi mbwa yahabonye gutya, turamubonye turirukanka, none ngo nibyo. Okay, twikomereze. Ikintu cyo nakubwira muri performance zanjye zose uzabona, uzaziba nizo uteranya performance imwe, niyo ndusha kano kanywanya niyo umurusha. Bivuze ngo wowe ukiri wenyine hari iyo wakoze cyane, uyu akiri wenyine byari
yari umuswa cyane, yari umuswa, naramuzamuye. Nibyo navugaga, yaranzamuye. Njyenyine rero nayo mfite ibindi bintu mugiyemo, gahunda z'akazi. Wakoraga iki? iyo bwabaga hari ibintu bababwira nk'umwana w'umunyarwanda urebera kuri kamera hano yakumva akazi wakoraga ku myaka yanjye akagira ubwoba. Wakoraga iki ariko? Wakoraga iki? Iyo bwabaga. Bava ibyo bintu niba ari ako ngako twari dutegereje rwose. nta mari karimo. Twikomereze rata. Hanyuma twikomereze. N'abagabo nakomeje kuvuga ngo ni abagabo, ni abasore. Oya, nibona twakurongora turi abagabo, ibyo byo ntubitindeho. Niba ubona ko twakurongora twakuviramo abagabo beza. Nibose ko ibintu biri ureba abana ndifata se ako ibyo ni umuco nyarwanda, gusa abana gukwana kurongora no wenda bitandukanye no gusambana, ariko kurongora ibyo bijemo bite ko twavuga uyu nawe rero. twikomeje. Yes. Nuzajya uburyo tubaza, ujye tubwira natwe twibaze, sibyo? Byanze bikunze ni warugeze. Byanze bikunze hari aho mushaka kugera nanone duhereye ubu ngubu. Mukora iki kugira ngo, kuko ngiye kuva nabamenya muri babiri muri byo ewana, nkeka ko nta munsi ndabona mwabaye flop. Yego bijya bibaho ko hari igihe bitagenda neza cyane nk'uko byari bimeze ubushize. Nta muntu wabwiye ikintu dukora. Bavuze urwenya nawe gahaga, bavuze urwenya. Tujya tukuvanga ngo hari abanyamakuru ubundi ngo iyo uyobeje gatoya kugarukana biba bigoye. Nk'ubu nk'ibintu nanjye kubaza gusa. Oya, hari aho mwavuye, hari aho mushaka kugera, ntabwo bijya biba flop. Wenda usibye ko hari igihe bigira, hari igihe nyine bitagenda neza kuko ntabwo bihora bingana. Gusa ntabwo navuga ko hari aho mwakoze ku buryo nyine umuntu abona ko mwamanutse tu, sibyo? Ibyo ni ibintu bisanzwe. N'umuhanzi akora indirimbo ikagira wenda views ibihumbi 100, iyo ubutaha igahita igira, si uko yayindi yagize 100 ari uko iba yabaye mbi. Uzarebe Stroll na Mavaho nabyo ni zagize miliyoni, ariko miliyoni harimo akantu. Okay, rero iyo murebye mwebwe intego mufite, muri gukora iki cyangwa se mukora iki kugira ngo, kuko tugenda tubona abanyarwenya benshi bakoze cyane mu bihe byashize, ariko ubu ngubu utamenya ngo bari he. Ashobora kujya agakubita stage ukabona ukagira ngo nta muntu umuzi, kandi mu by'ukuri bamwe muri bo mu mwanafatiragaho mwafatiragaho ibyo wati nanjye niba cana ari yawe ukarira ijambo, reka natwe tuvuge. Ni iki mukora kugira ngo muboze? Reka tukikubwira ubundi waduhaye ijambo twavuga. Nahuye n'abasore. Ikintu cya mbere rero twavuga bene na be turabanza tugashima Imana. Oya, turanza tugakaraba ntabwo tubanza kugira. Tukaraba utaramutse si ujya gushima Imana mu rusengero utakaraba. Mpamvu rero ntabwo urabizi neza ko njya gushimira mu rusengero se. Gushimira he? Hano so sinashima Uwiteka n'umukozi w'umuhanga. Si. Hanyuma rero Mwana sangwa ibindi. bavugaga ntacyo nyine bwira uwo mukozi w'umuhanga wawe wakubwira. Ariko ngo Uwiteka abaye ahanira. Uramuvuze. Ukuntu abaye ahanira aho wawe ayiga mu kuvuga nk'ukoraho nyine gerageza ariko urabona ko nawe ubuze ibintu uvuga nyine uba umeze nk'ikigo. Nababajije natumva ikintu dukora no gukora cyane, sibyo? Ikindi ukirinda kwirara, ukumva ko ibintu ubonye n'abo bantu bakomeye uhuye nabo ntibivuze ko wabaye umuntu wadanje ku buryo utangira kwirara. Iyo ejo uyu munsi usekeje neza, ejo usabwa gukora birushijeho, kuko urwenya urebye nawe ni nk'umukinnyi yadaperforminze neza aramanuka bikarangira. Ini kwese umuntu Merci. Umuntu Merci ni umuntu musobanura gute ku buzima bwanyu cyangwa se kuri kariyeri yanyu? Merci kuri kariyeri niwe bivanemo ubwenge urebe ukundi kuntu bibaza mbisubiza. Merci kuri kariyeri yacu n'umuntu nyine ni umuntu uvuze iki mu rugendo rwanyu rwa komedi? Ikintu navuze niwe tangiriro, umva ni nawe ntinyuzi ntuzi, ariko nyine nawe reka nkubwire ngize ngo ugiye kubona muri nawe herezo. Ntabwo ujya ubona mu makuru ko baba bari no gufasha abatabibona neza, ibintu twajya tubyiharira nawe nyine. Merci ukuntu umuntu yamuvuga nk'aho nyine kuri kariyeri yacu niwe gice kinini cya kariyeri, ni kimwe cya kabiri cy'iyo kariyeri, kimwe cya kabiri cyayo. Akumva mutinya kuvuga muca amarenga
uca ngaho munsi y'iryo dirishya uca ngaho ntuca ngaho bagize biherereye uca haruguru yaho twagiye twakomeje wari umusubiza nandi kumubwana nyine Messi kuri kariyeri yacu ni umwe mu bantu navuga ahantu yari iri kankoresha ijambo ry'ubwenge abaganga bajya bakoresha ahantu yari muri box ifungiranye mvuze abandi ariko uko babikoresha ntabwo mvuze yari iri ahantu muri box ifungiranye Melissa araza afata cya gikarita aragisatura gutya arayizamura undi yaragifasha arakibeyura gutya aravuga nibyo ibintu mbihaye umuti sawa yabumbuye igitahita barebera ntabwo igitabo ni igikarito igihuza n'icyana wowe mugani wanuze mugani wa Skype ni wawe ujya uvuga ngo ndebere mu gitabo cy'impu nayo yabarebeye mu gitabo cy'impu arakibeyuye rwose aravuga ati aba bana b'induba bahaye umwanya n'igaraka natwe tumubera imfura pe uriya mukobwa niwe wishyize ibishingwe aho ni sawa cyane mu kanya ariko ngo mu kanya ngo hari inkuru numvishe nubwo ntarayimenya neza umuntu bita bakutubwira natwe tugendere mu Kigali nawe bita Icon nawe ngamaze gukora akantu mu kanya ngo buhakimi kabisa bigenze ute Hakimi uwuhe Ndumva kivuga Hakimi n'umwe ukina muri Paris Saint-Germain ngo wanditse imitungo yose kuri nyina ngo umuvandimwe nga Icon nawe ngo mu kanya ngagiye kugabana n'umugore ngo basanga ngo bayifite ibihumbi 10 gusa kuri konti ngo $10 cyangwa ibihumbi 10 by'idolari ngo niwe mutungo wonyine w'umwanditseho gifite uza ngagiye gutasaturamo no hagati n'umugore ngo gitanu ngo kandi umugore nawe wari wakamejeje ari ibihumbi 10 ni miliyoni hafi 6 hafi 8 uza ngo uwo mugore ashobora kuza mu Rwanda nanjye nkamutereta nkamutunga nawe umugore ufite miliyoni ariko ngiye nshyigikira abagabo babayeho bake yego wenda ntago ari ubugabo cyane ariko ngiye ndabyishimiye ko nanjye mva no ubundi reka mubwiye wenda ibintu byo gutereta wenda bizamvuna no kujya mu rukundo bizangora bizagira kugendeye nta kintu nazashingiraho ariko igihe nanjye bizabera nzashaka ayo mafaranga bavuga ngo baba bakeneye ariko nanjye ninjya kureba nzarebamo nanjye umuntu nkeneye ahigirega abantu bagendera no mu Kigali usanga nk'umukobwa wese arimo araka amafaranga guhambwa amafaranga keza yakwaka niyo Korodina yakwaka nyine mwese agomba kugira kategoriye muri bitanu bisura muri Amerika ndetse tugakemura ibya Korodina wo mu Rwanda ntuzajya kuvuga ibibazo bya miliyari zingahe utunze igiceri cy'ijana twivugira ahangahe iby'iwacu ugasanga umutungo ukubaruyeho ni simukadi gusa nayo itariho n'igiceri cy'ijana uyu warimo n'ideni rya make so wari wayishyura wari wayishyura nyine wenda vugisha ukuri vuga nimero yahangahe niba babiri 8 70 20 iyo nimero utasanga ibaruye muri make irimo ideni ry'irindwi se telefone ya make wenda hari umukozi ukora muri MTN ushobora kuzareka iki kiganiro azareba iyo nimero bivuga areba itabyandika muri comment nawe arakabije wenda byashoboka ariko iryirindwi nawe urakabije wabyumvisha ariko gusa ndi umupatena wabo ndi make patena ntabwo uri umupatena uri umwambuzi wa make wabo uri mu bamwe mu bafite ideni mu bambuzi bayo cyazi ikintu kimwe ndayankumira ni ukujya hanze y'igihugu ubwo kumpa akazi ushaka kunjyana hanze y'igihugu wabanza ukishyura MTN n'ubundi ibyo byihorere umva mwana nibyo nakubwira ukuntu dusasanura bikamera nk'aho byari ibintu bya joke atari ukuri kandi ari icyo mba nkoze yego nukora twikobereye ariko narumiwe mva mu kubazana ariko buriya nayo irakenerwa narumiwe bari mujye mubaseri hari akantu nabonye ni umuntu ni umubloga niba yitwa mwihorere reka mwihorere nabonye wanditse ngo hari ikiganiro ejo bundi Irene yagiranye na Vestine na Dorcas cyakwazijemo bitewe n'ukuntu barimo baganira n'ukuntu Dorcas ari se wundi utarashaka ubwo Dorcas n'umwe uri kumwe na Vestine umwe uri muri Dorcas na Vestine nyine iyo wamurebaga mu maso cyangwa se ngo uburyo ameze ngo ameze ngo nk'umuntu ngo washatse imburagihe se wese ngo waba afite ngo depression yuko ngo mukuru we yashatse ngo yaba yagize depression sinzi icyo yashakaga kuvuga bitewe nuko ngo mu kiganiro yararize oya utabizi urumva ari hari rindi hano icyabaye nta nubwo yanarize kubera ko ngo umwe yashatse ahubwo yavuze ko ni nkuko Musa nari mutanze mu rugero adakenewe iyo ngo ni nkuko uyu nguyu reka afite kumwifashisha kugira ngo aboneke ni nkuko uyu nguyu mwaba mubana mwaramenyeranye nkuko dukorana yajya nk'ahantu akajya nko hanze nubwo bigoye nahita mati kubera ukuntu wenda iyo naryaga niwe wanteraga courage ibiki n'ibiki ariko nyine nta yindi mpamvu gusa nawe yanarongorwa imyaka se y'ubukure ntayifite
niyumva Vuga ibyo bimubana ashaka nawe kuvuga agenda. twumve. Okay, nashakaga kubaza Ako nkubaza akabazo gato. Ufite visa? visa wambarije laissez passer Ese kujya muri Amerika nta byangombwa? Uri guhora wibagirwa cyane bite? Erega namwe mwatanga umuntu ariko nubwo nibagirwa umuvandimwe hano nawe mu kwibagirwa nawe yagiye kure iyo ngiye njyana nawe reka buri muntu agira ibimwibagiza wowe niba wemeye ko bijyana n'ibya Amerika ngiye nibagirwa mu bundi buzima busanzwe wavugaga ahubwo nbanza nari imputse ninjye muvandimwe wavuga nyine ibaze ko Mwese mwacanganye iki? ibaze ko nyine uvuze ngo umuvandimwe ugahita wiyumva nyine niyo yaba atari njye nanamuvuga Oya uteye ibuye mu bibwaniki bweje n'icyabahamije. kandi igisigaye kivuga buriya bari nacyo cyanyaye Oya iki kira gisigaye kivuga cya kikontora kiyoboye. Buriya no mu mbwa uzabe mu koroneri wa mwana nkugira inama. Uzabe imbwa ariko mu mbwa uzabe mu generali. Abavandimwe ngo bafite abantu n'uburwayi bwo mu mutwe n'ubumuga bwo mu mutwe. Akunda mubafite abafite ubumuga bwo mu mutwe. Barukuntu ngo bajya kuba bagiye ngo kubakura nk'agateste ngo baremo ko hari umuzima ushobora gutaha. Wabereka ahantu hari urukuta nta n'umuryango uhari bati ngaba nimwirukange mwisohokere bose baragenda basunika urukuta aho nari umuryango bashaka gusohoka ngo hasigara umwe ahagaze avuga ati we yakize tu ati se wowe kutari kugenda ngo ufungure nawe ugenda ngo byero nibizi ko ifunguzo za ruriya rujya ari njye uzifite ubwo rero namwe ukuntu muze ngo umwanya wose twaguhaye ibyo ni byo jambo ubu duhuje n'abo bantu birutse bagasanga hafunze okay sawa nare ntabwo mbivuze okay reka dukomeze byanze bikunze mu rugendo rw'umuntu hari akenshi ashobora kuba afite abantu bamusapotinze cyangwa se yarirwanye ariko nkeka ko akenshi muri ibi bintu bya showbiz mubamo akenshi hari igihe uba ufite nk'abantu uvuga ati uyu nguyu ndamushimira biteye ko wenda hari ukuboko yashyize muri kariyeri yanjye kugira ngo uyu munsi abantu babe banze ni nk'abantu nkabangaye mwumva mwashimira babiri cyangwa se uko bangana niba nta n'abahari simbizi ndashimira uriya mu kiriya gitsina gore na kiriya gitsina gabo cyamfashije abantu bo gushimira bari benshi bivuze batatu hari umuntu ushobora kutaza muri batatu kandi yarumvishe waramukoreye ikintu gishimishije agahita agira ngo uringanye akagira ngo ntabwo ari inshuti yawe cyangwa ibintu yagufashije yapfuye ubusa kubera iki bivuze ngo hari ibintu twagiye dukora akano kacana umuntu akagakubita vayo cana oya ngwino genda kagende neza urumva rero ni kukubwa nk'aho hari ibintu twakoranye ukumva ko ari we muntu nyine ukumva ko wamfashije ikintu gikomeye atari we badanje wewe noneho navuga muri ba bantu badanje sinkushyiremo urumva ukavuga ati cya kintu nakoze ntabwo yagihaye agaciro kandi nyamara kuko dushyize icyo bita ku mpuzandengo hari uburyo nyine nawe ibintu bupunguza ukabona ko abantu bidahura rero tuzanyuranya n'umuvandimwe wanjye nawe agahita yitereka akaba yampaye mama usanga biragize rero ikintu nakubwira umva abantu badufashije bo ni benshi gusa aho uri hose aho uri kwiyumva hose Imana iguha umugisha igukomeze muri make mu kubyoroshya intwaro uvuze uzajya igitsina gore n'igitsina gabo cyane igitsina gore cyane igitsina gore ku yandi makuru rero yo nakubwiraga okay reka mbashimire mvuge ngo nimurakoze kuri uyu mwanya mu mpaye nubwo bitari byoroshye mbasanze mumbwira ko mugiye izuba ni ryinshi n'amasaha ageze ahari umuntu ashobora kuba yanashonje uba ntawamenya numva nagiye mbashimire rero ku kiganiro mu mpaye murakoze cyane ikindi byanze bikunze hari ibikorwa aho kuma nawe bibarisha nk'abanyamakuru mwana ngo murakoze turabashimira ngo kwitabira ngo ku biganiro byacu ngo termine byanze bikunze hari ibikorwa nabasanzemo hano mwabibwiraho abantu niba yego murakoze cyane twitwe MC Kandi na Musa dufite YouTube channel yitwa MC Kandi na Musa niyo inyuraho ibikorwa byacu byose warahinduye ariko yitwe MC Kandi na Musa muri bracket handitsemo impanga z'induba usacinze impanga z'induba urayibona yitwe MC Kandi na Musa
bakica n'uzayigurisha ntabijemwa nese ko nzi ko biheruka ari bucya byahindutse ko bucya byahindutse biheruka yitwa ngo iki biheruka yitwa impanga z'indobo ese musikandi na musi impanga z'indobo byajemo bite nyine byajemo urumva bite icyabaye ni uko mbanje musikandi na musi nese bracket we yaje man urumva yapfuye ako nibyo nyine nuko nguko dufite Instagram musikandi official off nyine ya O na 5 ebyiri yitwa ndi ofite agira yuzo ari ndi ofite agira izo 5 uburyo mvuzemo iyo off n'uburyo navuga officiel official na officiel nese off na officiel urumva wari bimwe ku buryo akaba bimwe nyine zose zitangizwa na off ni bimwe se byose officiel na official ni bimwe sibyo off se wari uvuze ubwo nibyo ariko byanze kunza abantu Musa Window kuri Instagram na TikTok nitwe musikandi Window. Okay, murakoze cyane. Hanyuma murakoze cyane. Okay, ndagushimiye. Ibiganiro byo nakagaruka kuri Eric Birutsiro Official, mujye mukore subscribe, mukore share, hanyuma kugira tujye dukomeza tubane ubuzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, ibiganiro byo nakagaruka.